Njyewe mu buzima bwanjye nanga ikintu gishobora gutuma umuntu aza mu rugo kwicara anteza amatwi avuga ngo ngaho mama Queen ivuga ngo byagenze bite, ngo papa Queen ivuga byagenze bite, bose tubasubiramo uko byagenze. Ibyo bintu Imana izabindinde, simbikunda ndamba. Abo byabayeho ntabwo mbateye amabuye cyangwa se mvuze nabi, hari igihe byanga bigakenera abantu, ariko abo bitarabaho ni ukuri mujye mukemura ibibazo bicyoroshye, mujye mworoherane, kubera yuko amakimbirane mu muryango avamo ibintu byinshi, kandi akenshi ugasanga n'ubundi duhamagaye abantu rimwe na rimwe tubita ko ari inshuti imiryango iki, ariko tugasanga nibwo bidogereye, nibwo bibaye nabi cyane, kandi tugasanga nibwo bikwiriye barabispreadinze turabyaguye tubigize bigari, nibwo bigiye hanze, nibwo ibibazo bivutse cyane n'abatari babizi barabimenye. Mwaramutse mute, mumeze mute? Twizeye tudashidikanya ko muri amahoro, twizeye tudashidikanya ko muguwe neza. Ni mama Queen, ndi umubyeyi w'inshuti yanyu, turaziranye cyane kuri Evangeliste Monde mu kiganiro cyitwa umuryango n'isi ya none. Nizeye ko rero Uwiteka yakoze ibikomeye ku buzima bwanyu, nizeye ko muri amahoro, kuko natwe turashima Imana kuko twaramutse turi bazima, kandi umuntu yabyutse ari muzima ashima Uwiteka, ni ikintu kidasanzwe aba yakoze. Abaherereye mu Rwanda rero ndizera ko muri amahoro, abari hanze yarwo namwe ndizera ko muri amahoro, kandi ni ukuri tujye dushimira Imana kuko ibyo iba yakoze ni ibitangaza gusa, ntabwo ari byo twapfa kubona aho tubonye aho ariho hose, cyangwa twagura amafaranga, nta n'ikiguzi twabitangaho icyo ari cyo cyose ngo tubibone. Guhumeka rero ntibisanzwe, ni ubuntu bw'Imana iba yatugiriye, ndizera ko dufatanyije gushima Imana. Aka kanya keza tuganira ibintu bitandukanye mu muryango. Narababwiye ndababwira ngo umuryango ni ikintu nkunda. Umuryango ntabwo nzi ukuntu nawuvuga, ariko niho haba umunezero wa mama Queen. Mu muryango niho haba ibyishimo byanjye, umunezero wanjye wose wo muryango, kuko urugo ni ikintu nkunda, ni ikintu numva kiba ku mutima wanjye cyane. Niyo mpamvu kenshi muri iki kiganiro muzumva mvuga urugo, umuryango, papa, abana, mama, ndetse n'inshuti zo hanze, cyangwa se umuryango mugari w'umuryango. Ndabashimira rero uriya mudahwema nyine kudukurikira muri ibi biganiro. Ibitekerezo byanyu tujya tubibona, hari abajya bampamagara bakambwira, hari abajya bandika amakomenti tukayabona. Tunejejwe n'Imana mu mitima yacu ko mujya mudutera iteka mukabana natwe, kandi ibyo dukora bikaba bibanyura. Uyu munsi rero, cyangwa se muri aka kanya, ndagira ngo tuganire ku kintu kivuga ngo mbese ni iki kijya gikoma mu nkokora umunezero w'umuryango. Umunezero w'umuryango wangirika byagenze biti? Umunezero, ibyishimo byo mu muryango bizamo agatotsi cyangwa se bizamo umwuka mubi byagenze bite? Ni iki kiwangiza? Ni iki gituma utabaguma ku mwimerere nk'uko ubundi wakagombye? Ubundi umuryango njya nkunda kubivugaho kenshi, ababizi ntabwo wenda ari ubusesenguzi bundi cyangwa se ari ubundi bushakashatsi budasanzwe, nkurikije experience wenda ngenda mbona mu miryango itandukanye kandi ishingiye no ku wanjye. Ni ukuvuga ngo ubundi umuryango ugizwe na papa, mama n'abana ni uruziga rudasanzwe, ni uruziga rudafite aho rutangiriye n'aho rurangirira, kandi ni ahantu hagomba kuba ibyishimo by'iminsi yose, ni ahantu haba hatagomba kuzamo agatotsi, kandi n'igihe kajemo kakagomba kuvamo, kuko nibo bantu bashobora kubana bakabana igihe kinini, kuko umugore n'umugabo ni abantu babana. Niba njyewe nararezwe nkageza ku myaka yanjye 20-21 nkashaka, nkagenda nkabana n'umugabo nkaba nteganya cyangwa se mvuga ngo ubuzima bwanjye bwose busigaye ngomba kumarana nawe, urumva ko urugo ni ikintu kidasanzwe umuntu aba abayemo, kandi ahantu umuntu aba abaye ubuzima bwe bundi busigaye, keretse iyo habaye impamvu runaka zituma uruvamo cyangwa rugasenyuka. Ariko ubundi iyo umaze kubaka urugo nk'uko tubirahirira, biba bivuga ngo uwo muntu ugiye kubana mugomba kubana kugeza ku rupfu, cyangwa se wamugani nk'uko tubivuga Yesu agarutse ku mperuka. Rero iyo bitabaye bikaba ngombwa kuvamo hagati, haba hari impamvu yabiteye kandi yazanyemo igitotsi cyangwa se yazanyemo umwuka mubi, bigatuma zigenda zibyara impamvu zituma mutandukana. Mu muryango haba hagomba kubamo ibyishimo by'iminsi yose,
kubera yuko impamvu mvuga gutya nuko nzi neza yuko mu muryango umuntu ajya guhitamo umuntu bazabana yarabanje kwitonda akareba mu bantu benshi. Umusore ajya guhitamo umukobwa bazashakana yarabanje kureba mu bakobwa bose agafata umwanya wo kumurambagiza, akamwigaho, akiga imico ye, akamuhitamo mu bandi. Buri wese afite ibyo agenderaho kugira ngo ahitemo umuntu bazabana. Burya umuntu ujya kwemera kwizirika ukavuga ngo uyu muntu tugiye kubana kuva ku munsi wa mbere ku myaka wenda 20, 30, 40 kuzarinda mpfuye, ntabwo biba ari ibintu byoroshye. Ni umuntu udasanzwe, ni umuntu uhiga abandi, ni umuntu ubona ko aruta abandi mu mico, mu myifatire, mu bintu byose umushimiye. Hari ikintu kiba gitumye muhitamo, kandi muri benshi muziranye, muri benshi ubona ukavuga uti ncuza inzu uyu nguyu mushyize mu rugo, cyangwa nanjye nisemo uyu musore kugira ngo tubane. Uwo muntu rero ni umuntu uba wumva agomba kuba ibyishimo bya buri munsi, ni umuntu uba utagomba kubonekaho agatotsi, ni umuntu uba utagomba kubonekaho icyasha cyatuma rwa rukundo wamugiriye rusa nabi. Umugore aba agomba guhora afite umutima unyuze umugabo we, kandi n'umugabo agomba guhora afite umutima unyuze umugore we, kubera ko nasanze mu muryango, mu rugo, n'igihe mutaragira abana, nasanze mu rugo ariho hantu umuntu aruhukira, nasanze mu rugo ariho hantu umuntu ashobora guturira imitwaro, kubera ko n'ubundi umuntu uba warazanye aba agomba kuba umufasha wawe mu bintu byose, akakuruhura umutima, akakomora inguma, akakomora intimba, mukaganira, mukungurana ibitekerezo, mukajya inama, mugafatanya imishinga. Ni inshuti yawe y'inkoramutima iruta izindi nshuti zose. Niyo mpamvu rero uwo muntu uba waratoranije ukamukura mu bandi aba agomba kuba umwizerwa udasanzwe ku buzima bwawe. Naho ibibazengurutse byaba bitera birimo bizana ibibazo, cyangwa ukabona ibindi byose biragenda byanga, nibura ugomba kwizera, cyangwa se ukaba ufite amahoro kuko usigaranye uwo ukunda, wa wundi utaha ugasanga wa wundi usanga kwiteguye, wa wundi uri buvuga uti bitinde bitebuke, hari umuntu uri butahe hano. Icyo kintu rero ni ikintu kiba kidasanzwe. Abo bantu baba bagomba kugira ibyishimo biruta ibyaho bagirira ahandi hose. Hari ingo usanga ibyishimo byabo by'umuryango bitabamo, ugasanga umuntu aba hanze y'urugo akishima, ariko agera mu rugo ugasanga ntago ameze neza. Ntabwo njyewe nibaza ko icyo kintu cyakagombye kuba kiba, ahubwo mu muryango umugore wawe akaba ibyishimo byawe, umugabo wawe akaba ibyishimo byawe, akaba ariwe muntu ushakira ibyishimo biruta ibyo ushakira mu ahandi. Biruta ibyo ushakira mu kabari, biruta ibyo ushakira ku nshuti zawe zindi, kubera ko uwo mugore cyangwa uwo mugabo ni umuntu udasanzwe mu buzima bwawe, ni umuntu w'indashyikirwa, ni umuntu navuga wakadasohoka mu buzima bwawe. Uba ugomba kwisangaho, ukabwira ibikunaniye, ukabwira ibikuruhije. Niwe muntu umujyanama wawe wa bugufi, niwe nshuti yawe y'inkoramutima. Genda bikunda cyane iyo nagize ikintu kinkoma mu nkokora, cyangwa kikanca nk'intege, cyangwa se kikambabaza, nshimishwa cyane nuko mfite uwo mbwira, nkamubwira nti byagenze gutya na gutya, ngira inama se, mfite ikibazo kimeze gutya nahuye n'iki, nkumva ngiriye inama, kandi ari umugabo wanjye. Naba mbabaye gutya n'ubwo nabajwe n'iki n'iki, umva arambwira ati humura, icecekere, gira gutya na gutya. Ibyo bintu binyura umutima wanjye kuko mba numva ariho hantu nduhukira. Ntabwo mba nitaye ku bari hanze, ntabwo mba nitaye ku bivugwa hanze, ntabwo mba nitaye ku bindi byakwasamira urugo rwanjye. Iyo nzi neza yuko mu rugo rwanjye harimo amahoro n'umutekano, mba numva nguwe neza. Bana nshuti mudukurikira, impamvu navuze ngo ni iki gikoma mu nkokora umunezero w'umuryango, nuko muri iyi minsi ya none usanga ingo nyinshi ntabwo zibayeho neza, ntabwo zibanye neza. Abantu bafite imyiryane, abantu bafite imibabaro, abagore bararira amarira batewe n'abagabo, abagabo bararira amarira batewe n'abagore. Bamwe ntibakifuza kubona ababo, umuntu aragenda akabiyonge, akazataha barashe, akaza nabwo agwa nk'igiti, nta kuvuga, nta kugira gute. Icyo gihe rero umunezero w'umuryango n'ibyishimo byawo biba byahungabanye. Iyo utakibona uwawe ngo umubone umwishimiye, wumve yuko wamubona ugaseka, wumve yuko wamubona mukaganira, mukanezerwa, umunezero w'umuryango nta kintu kiba kirimo. Hari igihe ugasanga umunezero w'umuryango ugenda ukomwa mu nkokora n'utuntu twinshi. Hari utuntu dushobora guturuka hagati yanyu mwebwe uko muri babiri, ikibazo kimwe kikava kuri umwe cyangwa ku wundi, cyangwa akaba ari ikibazo musangiye cy'umuryango wanyu, mukananirwa kucyumvikanaho. Icyo kintu kigateza umwuka mubi, umwe akigumura, undi akigumura, kubera ko mwananiwe gufata imyanzuro imwe ngo muhurire hagati kuri icyo kibazo mufitanye.
cyangwa se ari akantu runaka kakasha kabonetse kuri umwe undi akananirwa kukihanganira, ugasanga niba ari ikosa umwe yakoze ntabashe gusaba imbabazi, cyangwa se niba nazisabye mugenzi we ntazimuhaye, ukumva mbese utubazo tugenda dutuka hagati na hagati yanyu. Hari akageso runaka umubonyeho se utari usanzwe umuziho kukihanganira kakakunanira. Ibyo byose ni bimwe mu nzitizi n'imbogamizi zigenda zibangamira urukundo cyangwa se ibyishimo by'umuryango. Nibwo umwe atangira kwishisha undi agatangira gufata undi uko bitagomba, undi agatangira kumva amusuzuguye, agatangira kumutesha agaciro, agatangira kumva atamwishimiye, agatangira kumva amureba nk'umuntu udafite agaciro. Niho handi hava kuba umuntu yasuzugura undi agahora amubwira ati ariko wowe ntacyo umaze, wowe ntacyo ushoboye, wowe uri inkorabusa, wowe mbese ugahora udegarada umuntu wumva ko nta gaciro afite, ni ikigoryi, nta cyiza cyamuturukaho, nta cyiza yakora. Ibyo byose biba byabaye utuntu duto na dutoya tuba twatumye amakimbirane aza mu muryango. Ibyo iyo bibaye nimubashe kwicara ngo muhuze ibitekerezo, niba ari ikosa ubonye kuri mugenzi wawe, niba ari kitakunyuze kuri we, ngo mubashe kukiganira, ngo mubashe kucyumva muri kumwe mu gifatire umwanzuro. Iteka birabagora kandi umwuka mubi ukaza, kandi uko utuntu tugenda turushaho kwiyongera mutadukemura, tugera tukabyimba tukaba ikintu kinini, kuzahandoringa bikabananira. Bityo mwaba mufite abana batangira kubona ingaruka, bityo mwaba mufite abana bagatangira kubona umubano wanyu na papa na mama ntabwo umeze neza, imivuganire itangira kuzamo kuningurana, imivuganire itangira kuzamo gutongana, imivuganire itangira guca, communication itangira guhagarara. Ibyo byose ni bimwe tugenda tubona mu miryango imwe n'imwe itandukanye, aho amakimbirane agenda avuka kandi atewe n'utuntu duto dutoya, kandi twagakemutse tugakemuka. Ni ukuri abantu babana burya bagenda bagira utubazo tumwe cyangwa utundi, ariko ikibishobora ni ukugira ngo mugumye murwane igituma umunezero wanyu, ibyishimo by'umuryango bihoraho. Iyo umunezero w'umuryango udahari nta kintu urugo ruba ruzi. Ubundi ngewe urugo ukuntu rufata nk'ikintu kidasanzwe, rufata nk'uburuhukiro bwanjye, rufata nk'amahoro yanjye, niho hantu honyine mbasha kuba ndi poze mu mutwe, nkumva ndanezerewe, nkumva ndishimye, kubera yuko aho nakwigaragura hose, aho nazenguruka hose, finally ntaha mu rugo rwanjye. Urugo rwawe rero umuntu aba ugomba kurutegura rukabamo ibyishimo byinshi n'amahoro menshi, kubera ko niho hantu uba ufite ho guturiza, niho hantu uba warashinze ukavuga ati niho cyicaro cyanjye. Naho nagenda nkajya i Kigali nkagaruka, naho najya i Butare, naho najya mu Mutara, naho najya hehe, ariko amaherezo nzataha muri rwa rugo, wa mugore urimo nzamusanga, cyangwa se wa mugabo wanjye nzagaruka musange. Ibyo rero bituma byagagombye kuba impamvu imwe nyamukuru ituma ugomba guhora ushaka amahoro muri wowe, kandi ukayashakira n'uwo mubana, ukarinda icyagutera impagarara, ukarinda icyakubuza amahoro, ukarinda icyatuma umubano wanyu uzamo agatotsi, bityo ibyishimo byawe bigahungabana. Abantu benshi muri iyi minsi, abamama benshi bafite ibibazo by'uko nta munezero bafite, nta byishimo bafite mu rugo. Abagabo nuko nabo bafite ibibazo by'uko nta byishimo bafite mu ngo. Abana bavuka mu ngo nabo bafite ibibazo by'uko ababyeyi babo babanye nabo, bakaba victime y'imibanire y'ababyeyi babo. Njyewe mugore nsaba iki kugira ngo umuryango wanyu umeze neza? Umugabo usaba iki? Ni ukwitwararika, ukamenya yuko urugo ari ikintu kidasanzwe. Hari abantu bajya bavuga ngo kudivurusa, yego bibaho, umuntu akabura amahirwe, urugo rukanga, bikaba ngombwa ko umuntu atandukana, ariko abantu mufite amahirwe yo kuba muri kumwe n'abo mwashakanye, nimuharanire kugira ngo ingo zanyu zigire amahoro n'umutekano, mukabera w'Imana ajya agumya aganze mu mitima yanyu, ajya agumya arushaho kuba ari ubayobora, kubera yuko naho amahirwe yakwanga ugasenya, n'urwa kabiri ugiyemo ntabwo uzi ngo rwo ruzaguhira, kubera yuko icyatumye urwa mbere rwanga gishobora gutuma n'urwa kabiri rwanga, ugahora muri urwo. Kandi noneho ikigeretse kuri ibyo, muri experience maze kubona y'abantu bagiye batandukana, usanga bamara gutandukana n'ibyo bafite ibyo bapfuye, ariko byarangiza umwe yagera hirya akagumisha ijisho kuba batandukanye, akaguma amufuhira, kumva ntiyavugana n'abandi bantu, kandi ntamenye ko yamuhaye uburenganzira bwose bwo kongera kwisanzura, ngo kundi uwo ashaka aba aho ashaka, akora ibyo ashaka, ntabwo aba akiri mu nshingano ze, kuko itegeko ribakuza riba ryarakuweho. Niyo mpamvu ngenda kugira ngo avuga ntari, niyo mpamvu Repubulika y'u Rwanda ibiteganya, ntabwo ibyemeza, ahubwo irabiteganya kuko ibibizi ko ibyiteganije bishobora kugera mu rugo bigakunda, cyangwa se rimwe na rimwe bikanga. Ariyo mpamvu byanga mukagaruka mukavuga muti bya bintu twarahiriye byanze, mwongere muduhe tubisinyure, bigasaba ko abagabo mwatanze
bongera bakagaruka dawe uko mwakoranyije abantu babatahira ubukwe mujya mu murenge musezerana n'ubundi nabonye niyo bari mu manza baburana basaba babaherekeza mujya kumva imanza z'abantu mugira gute. Ibyo rero ntabwo byagakwiye, ariko iyo byabaye nyine umuntu arabyakira. Ntabwo ndimo nciraho iteka abadivorusa burya aho kugira ngo wicane n'umuntu cyangwa se ejo ubuzima bwawe buhasigare cyangwa se ugire igikomere cy'iteka ryose uzarinde upfana intimba. Ni byiza ko ibintu byibusanya bigatandukana, kuko niba umuntu ntacyo akumariye mu buzima nawe ntacyo umazemo, nta mpamvu yo kuguma kwibuhana. Niyo mpamvu dusanga bamwe biyahuye, niyo mpamvu dusanga bamwe bimanitse, abandi banyweye uburozi, abandi biteye imiti, abandi bisha abandi. Ibyo byose biva ku makimbirane yari yaje mu muryango agatuma ibyishimo by'umuryango bibura. Utwo tuntu twahoze tuvuga ntatangiye mvuga ku bijyanye n'umuryango mo hagati muri wo indani. Igihe havutse ibibazo hagati yawe n'umugabo wawe cyangwa hagati y'umugabo n'umugore we, iyo mushoboye kubimenya mukicara mukabiganiraho biba byiza cyane kurusha mutagombye guhamagara rubanda. Njyewe mu buzima bwanjye nanga ikintu gishobora gutuma umuntu aza mu rugo kwicara anteze amatwi avuga ngo ngaho mama Queen ivuga ngo byagenze bite, ngo papa Queen ivuga byagenze bite, bose tubasubiramo uko byagenze. Ibyo bintu Imana izabindinde, simbikundana mba abo byabayeho ntabwo mbateye amabuye cyangwa se mvuze nabi, hari igihe byanga bigakenera abantu, ariko abo bitarabaho ni ukuri mujye mukemura ibibazo bicyoroshye, mujye mworoherane, kubera yuko amakimbirane mu muryango avamo ibintu byinshi. Kandi akenshi ugasanga n'ubundi duhamagaye abantu rimwe na rimwe tubita ko ari inshuti imiryango iki, ariko tugasanga nibwo bidogereye, nibwo bibaye nabi cyane, kandi tugasanga nibwo bikwiriye barabispreadinze turabyaguye tubigize bigari, nibwo bigiye hanze, nibwo ibibazo bivutse cyane n'abatari babizi barabimenye, kubera yuko nyine muri ereme ebyiri hinjiyemo indi, muri izo ebyiri muri zindi zinjiyemo rero bigatuma umuryango ujya hanze. Nk'uko tubizi mu muryango nk'uko ndimo mbivuga, twari tumaze kureba uburyo umuryango ushobora kuzamo amakimbirane bitewe n'uko hagati y'abantu bashakanye harimo utuntu twaturutse hagati yabo. Ibyo nibyo nari maze kuvugaho, ndimo mbabwira ngo bishobora kuba impamvu iturutse ku mugabo cyangwa umugore, cyangwa se ikibazo kibahuje bombi ariko bakananirwa kucyumvikanaho. Ibyo nabivuzeho uburyo umuntu ashobora kugira akabazo runaka mugenzi we ntakakire cyangwa ngo amwumve, akaba ikibazo runaka gishobora kuvuka hagati muri mwebwe cy'umuryango, nimucyumvaho rumwe ngo mukivugeho rumwe, mwicare mugikemure. Uko utwo tuntu twose tugenda twirundanya mu muryango hagati y'umugore n'umugabo, utwo tugenda tubyara ikintu kitari cyiza, aricyo kizavamo amakimbirane, ubwizerane bugashira, ibyishimo nahoze mbabwirane ni iki gituma ibyishimo by'umuryango bizamo agatotsi cyangwa byangirika. N'utwo tuntu twose tugenda tuzana agatotsi mu muryango hagati y'abashakanye, ntibabanze kumvikana, ntibabashe kwicarana ngo bakemure ikibazo bagize, umwe ntabashe kumva undi, umwe ntiyubaha undi. Hari utuntu twinshi tugenda tukaza ari dutoya, ariko iyo tumaze kuba igishyitsi kigali tubyara amakimbirane manini, ariyo azavamo ibintu by'amatiku, akavamo ibintu by'induru, ugasanga umuryango ugeze aho urindimuka ugasenywe. Turinda iyo bigiye kuba mbanza uburyo ngomba kubitwara kandi nkabikemura hakiri kare, kugira ngo ejo nisanga urugo rwanjye rwinjira. Ntimukigere mwemera abagize umuryango, ntimukemere abajura, cyangwa se ndeka byita abajura, kuko utwo tuntu twose ni utujura, ni twa marindi, ni utuntu tuba dushaka kwiba ibyishimo by'umuryango. Kandi ibyishimo Imana yaremye umuryango kugira ngo tuwishimiremo. Imana yaturemeye abo dushakana nabo kugira ngo babe umunezero wacu, natwe tube iminezero yabo. Rero iyo umunezero hagize ikintu kimwiba, nta handi hari utegereje umunezero. Ahantu manika ibiganza ukavuga ngo njyewe ngo nzatandukanywa n'urupfu umuntu akarahira akavuga ati ngewe urupfu nirwo ruzantandukanya n'uyu muntu, ati muhaye ibintu byanjye byose, ukitanga ugatanga n'ibyo utunze byose ku muntu, bivuga ngo uba umuhaye ibyishimo byawe, uba umuhaye umunezero wawe. Kandi iyo tuvuze ngo mwemeye niyo, twebwe iwacu bararahira cyangwa turarahira tukavuga ngo mwemeye niyo, barakurahiza bakakubwira ati, bakakubaza warangiza ukavuga uti uwo mwemeye niyo. Uwo muntu wemeye utyo rero njya nkunda kubigaruka nk'uko ni umuntu wemeye utyo. Uwo muntu mwemeye mu myaka, wenda tuvuge ko umwemeye ku myaka 22,
wenda kujyana hejuru ku myaka mwagiye mushakira buri wese arabizi, ariko ntekereza ko umuntu ujya ku bakuru b'abakuru ari umuntu mukuru. Uwo muntu wemeye bityo umenye ko hari ahantu avuye, ni umuntu mukuru wabayeho, hari igihe yabayeho mutari kumwe, ni umuntu wanyuze mu bintu bitandukanye. Uwo muntu afite ibintu bindi ku rundi ruhande, hari urundi ruhande atarakwereka, hari ibindi bintu abitse muri we. Munsi rero hari kamwe kasohotse kakamutoroka, reka mvuge kakamutoroka akakakwereka. Uwo muntu wamwemeye utyo, uwo muntu muri fiançailles mu minsi mwamaranye hari utuntu atigeze akwereka, utigeze ubona. Nugira kubona rero muri kumuzibuke ko wamwemeye utyo, uzibuke ko wamwemeranye. Niba umushatse afite ideni runaka atakubwiye, mwemeranye n'iryo deni. Niba ushatse yaraguhishe ko yabyaye, hari abajya babishobora bagahisha, umukobwa akaba ashobora guhisha ko yabyaye akarinda arongorwa n'undi mugabo akazamenya ko afite umwana imyaka yigiyeyo. Ako kantu wamwemeranye nako nubwo utarukaza, ariko muri mwemeye niyo ako kari karimo. Umugabo akabigenza byo nawe akaba yabyahanda, akarindira ashaka atemereye umugore ko afite umwana. Wa mugore uwo mugabo wamwemeye utyo, utwo tuntu twose tuba twishe inyuma. Umuntu akwereka uruhande rumwe, nakwereka urundi uzihangane, ugira ukuntu bigoragoza urwaze, ariko ntazagire ikintu kikubira ibyishimo by'umuryango, kuko umuryango Imana yawurebye kugira ngo tuwishimiremo unezeze. Kuko njye nibuka ijambo riva mu itangiriro ry'ukuntu Imana yaremye Adamu ari wenyine. Yaremye ibindi biremwa byose ikoresheje ijambo. Irategeka ibi bibaho, irategeka umucyo ubaho, isi ibaho, umwijima ubaho, ibinyamaswa bibaho, ibintu byose bibaho. Ariko igeze ku muntu ifata umwanya, ikoresha inama, iravuga ati noneho ubusaza tugiye kurema umuntu kandi umuntu ase natwe. Imana irangije Adamu, maze kumurema imushyira muri bya bintu byose. Ibona arabinezerewe, ibona iki, Adamu abyita amazina, icyo yise izina kigafata iryo bintu byose. Ariko ngo byabaga ari ikigabo n'ikigore, ariko Adamu asigara ari we wenyine usukwe. Imana rero ibirebye ibona hari afite irungu, ibona hari umuntu akeneye ikindi kintu cyo kuba hafi ye kandi gisa nawe, kugira ngo bajye bamarana umubabaro, bamarana irungu, basharinge nyine ubuzima. Imana yo kabyara irangije imuremera umugore mwiza, iramusinziriza kumukuramo urubavu. Bivuga ngo twebwe abagore turi pati y'ubuzima bw'abagabo bacu, abagabo ni pati y'ubuzima bwacu. Igihe kimwe rero mwavuye mu buzima bw'umuntu, iteka arakomereka, niyo hakinjiramo undi, ariko cya gikomere na ya nkovu birahaguma. Ngewe ndi uruhare runini, ndi igice kinini cy'umugabo wanjye. Mu marangamutima ye mfitemo igice kinini cyane, kandi no mu marangamutima yanjye afitemo igice kinini cyane. Mu buzima bwanjye, mu maraso yanjye, mu mubiri wanjye afitemo igice kinini, kandi nanjye muri we mfitemo igice kinini. Bityo rero iyo habayemo ikintu gituma, niyo mpamvu kenshi uzasanga mu bintu bitera abantu umubabaro, abantu bashakanye, abantu bo hanze barakubabaza ukababara, ababyeyi bakakubabaza ukababara, rubanda rusanzwe aho mukorana bakakubabaza ukababara, abo muririmbana, abo mugendana, abo mukorana ibintu byose, abo musengana, abo mwirirwana mu isoko, abo mugendana, barakubabaza ukababara, bikagera bikarangira. Ariko umubabaro utewe n'umuntu mwashakanye, mwabanye mukabana nk'umugabo n'umugore, uwo mubabaro ugera ku igufwa. Uwo mubabaro ubabaza cyane, ni igikomere kitajya gishira umuntu ahari hose. Abayibuka bavuga ati Mana yanjye runaka yarambabaje, runaka umugore wanjye yankoreye, umugabo wanjye yankoreye. Igikomere cy'umuntu mwashakanye kirababaza cyane, kuko ni pati idasanzwe, ni igice kinini cy'ubuzima bwawe. Ni nkaho aba ari wowe uba we. Navuga ngo iyo akubabaje ni nkaho ari uba yibabaje. Iyo akubabaje aba yihemukiye, kandi nawe aguhemukiye, kuko muba mubabaranyije. Reka sinzi inshingano akoresha kugira ngo bisobanure neza umuntu abashe kubyumva. Ariko iyo ubabaje umuntu mwashakanye, nawe uba wibabaje, kandi iyo nawe akubabaje nawe aba yibabaje, kubera yuko n'umuntu musharinga ibintu byose kugeza ku buzima bwanyu, amaraso. Nge najyaga kera ndi umwana numva bavuga bati abantu iyo babana hari imyaka bageraho bagasa, nkajya mvuga ariko ni ukubera iki bavuga gutya. Ariko plus abantu bagenda babana uko imyaka igenda iyindi, abantu ya maraso, ya sano y'amaraso dufitanye, bwa buzima dusharinga, bya bintu byose biduhuza. Tuzirikane yuko mu byo twakora ibyo ari byo byose, ikibanisha umugabo n'umugore ni uko habaho ikintu cyo guhuza imibiri. Ariya maraso, buriya buremangingo tugenda dusangira, nibwo butuma bwinjira mu buzima bw'umuntu, bigatuma usa nkaho ibitekerezo byawe n'ibyo bisa nkaho bihura. Niyo mpamvu njya mbona experience. Hari igihe mfata phone, n'urugero
nkabagiye nko guhamagara nk'umugabo nahamagara ngasanga phone igahita intanga ikanyura mu yanjye akampamagara nanjye nari mugompoje, cyangwa namubwira iki n'iki nkamubwira iki n'iki kigenze gutya nkajya kumva mu barambwira ati ahubwo nari ngiye kukuhamagara ngo kubwire ngo tubigenze gutya. Usanga kenshi abantu bagenda babana hari imimerere cyangwa se ibitekerezo bagenda bahuza, hari ibyiyumviro bagenda bagirana ku buryo umwe ikintu yumvishe n'undi acyumva. Akenshi uzabyumva iyo umuntu mubana, ariko ndavuga abantu babana bakundana biyumvanamo, ibyo bakora byose babikora babanamo, kubanamo n'umuntu, kwinjiranamo mugahuza mukomatana. Niho hano uzasanga umugabo agenda cyangwa umugore agenda, wowe wasigara yagira ikibazo ari hirya ugahita ubyiyumvamo, yaba atameze neza ugahita ubyiyumvamo. Sinzi amaraso ukuntu akorana, ni nk'umwana w'umuntu uzumva ikintu kibaye ku muntu wawe. Ngewe ntabwo mama aragira ikibazo ngo mbyiyumvemo mu maraso ngo numve hari ikintu kidasanzwe, ariko umugabo ashobora kuba afite ikibazo runaka gikanzamo nkabimenya, cyangwa nanjye naba ngize ikibazo akabimenya. Kubera iki? Hari ubundi buzima, hari iyindi sano idasanzwe dufitanye. Niyo mpamvu iyo habayeho rero igikomeretsa wa muryango bya byishimo, wa mubano ukazamo igitotsi bikanyirika. Niyo mpamvu bibaza umutima w'umuntu kuruta uko wabazwa n'umuntu wo hanze, kuko nta kindi muhuriyeho. Uzi umuntu muhuza isane, mugahuza ikiko, mugahuza ibyicaro, mugahuza ikiryamo, mwarangiza mugahuza n'imibi. Ibyo bintu ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu abantu batajya biyumvisha. Hari umupapa umwe nkunda ajya yigisha ku bintu by'umuryango, akavuga ngo bantu bakiri abasore n'abakobwa, abantu bakiri urubyiruko, mujye mwirinda gukundana n'abantu cyane b'ibitsina mutandukanye. N'urugero, mujye mwirinda kugira abakope n'abakopine benshi, kubera yuko icyo bita ex yarabisobanura ndabyumva cyane. Aravuga ngo umuntu ntabwo yaba ex yawe mutararyamanye, ntabwo yaba ex wawe. Ibyo mwita ex mwebwe ntabwo ari byo twibwira. Ex w'umuntu impamvu aba ex wawe kandi waba waramaze no gushaka mwanahura ukumva aracyaraga communication cyangwa aracyanamutekereza, nuko aba harabaye isano yo kugira ngo muhuze imibiri, muryamane cyangwa muhuze ibitsina. Bityo bituma cya kintu cyabaye cyo guhuza umubiri. Hari akandi kantu kinjira mu buzima, hari imisemburo yavuze. Abantu bize biology ntabwo byinjiramo cyane, abantu bize biology barabizi. Hari umusemburo umubiri usekereta muri we cyangwa nawe ukaza muri wowe, utuma wa muntu yinjira mu agira akantu kaba muri wowe ke. Bivuga ngo rero igihe mutandukanye niyo mpamvu aguraho. Nyamara umuntu mwatandukanye mutaragera kure aribagirana, ukaba wakwibagirwa n'izina rye. Ariko umuntu mwigeze muryamanaho, kuva mu buzima bwawe biragora, nawe kuva mu buzima bwe biragora. Niyo mpamvu rero mu bashakanye wajemo agatotsi runaka, uwo muntu agira igikomere kidashira, agahora yumva kubabarira wa muntu cyangwa kumuva mu mutwe byanze. Akaba ariyo mpamvu mbwira abantu bashakanye, sinzi impamvu uyu munsi ikiganiro cyaje kimeze gutya, ariko ndabwira abantu bashakanye, abantu mugifite amahirwe yo kuba mugifite ingo zikiri ntoya n'abakuze, yego hariho abavuga bati mwebwe muracyari abana ntacyo muzi, ariko ibyo ari byo byose agaciro ko kubana n'umuntu ari ibyishimo byawe, niyo mahoro, niyo munezero. Muri ndino biririmbiye aravuga ngo uyu mwana niwe mahoro, uyu mwana niwe mahoro, uyu mugabo niwe mahoro, uyu mugore niwe mahoro. Amahoro utabonera hanze mu basinzi bagenzi bawe, uyabona mu rugo rwawe. Amahoro utabonera mu kazi wirirwa uri muri stress z'akazi, uyabonera mu rugo rwawe. Iyo ugeze mu kazi rero ukabura amahoro, wagera no mu rugo ukayabura, ibyishimo bikabura, nta hantu uri ubundi ibyo gukora byose ntacyo biba bimaze. Niba uri umugabo ukaba ukorera amafaranga, ukaba udashobora kuyazana ibyishimo byawe bifirimbwe n'umuryango wawe, bikamenywa n'abo hanze, ntacyo umuryango ukumariye. Niba uri umugore ukaba wumva ko wakwishimira kumwe na bagenzi bawe, mwagiye kubiyaga, mwagiye he, nta cyo gihe umugabo akumariye, nta n'icyo urugo rukumariye. Rero bagenzi banjye, inshuti zanjye, urugo ni ishingiro ry'ibyishimo by'umuntu, niho hantu hari amahoro y'umuntu, niho shingiro ryo kunezerwa, niho shingiro ry'ubuzima, niho shingiro ry'amahoro yose dutunze. Iyo biri akarusho ukaba ufite Yesu, iyo biri akarusho mukaba muzi gusenga, mubaho neza. Ntabwo amahoro tuyahabwa n'ibyo dutunze muri rwo, ntabwo amahoro iyo bihari sava binyongera, ariko niyo bidahari mufite amahoro muri mwebwe, mufite imitima ihuje, mufite ibyishimo muri mwebwe, mufite kujya inama, bya bintu biraza. Ariko aho amahoro atari n'ibintu ubwabyo birasohoka. Reka ku muryango ngarukira aho ngaho hagati y'abashakanye, noneho nivugire ku bindi bishobora kuba inzitizi z'ibyishimo by'umuryango biturutse ku bidukikije cyangwa se ku batuzengurutseho hanze, biba ibintu cyangwa se biba abantu. Hari igihe abantu baba barashakanye bakabana, ariko bafite inshuti zo hanze, bafite abandi bantu bo hanze babana nabo. Abo bantu bakaba baba intandaro zo kugira ngo umuryango wabo uzemo agatotsi cyangwa urukundo rwabo rutukorwe. Abo bantu
ni igihe hari abantu b'inshuti z'imiryango cyangwa se abandi bantu baba bashaka kwinjira mu muryango wanyu cyane, bagashaka kuzanamo ibintu by'amakimbirane. Hari igihe uzabibona, simvuze ko tutagira inshuti, turazigira pe, turazigira, ariko umuntu uzaza ari inshuti mu muryango akazajya ashaka kuzana utuntu tw'udutiku kuri umwe, agashaka kubwira umwe ububi bw'undi. Niba umugore n'umugabo babana, wowe ukaba uri umushuti w'umuryango, ugashaka kugaragaza amakosa y'umwe muri ba bandi uyabwira undi, ureba umwe kuri undi kandi ari abantu babana, buri munsi niwo urebuzwa, runaka yagenza atya, runaka yanyuze aha, runaka yatashye iki gihe, runaka yirirwa muri ibi, ugasa nk'ubaye umurinzi cyangwa se navuga ngo ikira, ugasa nk'ubaye umuntu ushinzwe gukontorora umuryango, ukaba nk'ubaye umurinzi wabo, kubamenyera, ugahangayikishwa nabo. Ntabwo nzi niba ruguhangayikishwa nabo, ugashaka kwigira nk'umuntu ubitayeho cyane, ubamenyera ibibazo byabo, kandi ntumenye yuko uri musenya. Ukaba wajya nko kumugabo urabizi umugabo we mubonye, ugura inshuti y'umuryango, mubonye hanga mu kabari yari ari kumwe na runaka, urabizi umugabo wawe yatse konji, ariko ntabwo mu by'ukuri konji arimo, ntabwo ari akazi, afite ibindi bintu agiyemo. Umugabo wawe urabizi mission bamuhaye ntabwo ari yo kujya mu kazi, ahubwo yiberana, ugahora umeze nk'umurinzi, barakugize nk'umurinzi w'urwo rugo, kandi mu by'ukuri n'urwawe ntabwo warushoboye. Njya nkunda kuvugana abantu bigira abarinzi b'ingo z'abandi, bashaka gusenya ingo z'abandi, bibamarira iki? Ntabwo mba nibaza niba izabo biba byaratunganye, cyangwa se iza bene wabo, niba izabo zibananiye bajye bareba iza bene nyina na bene se, barebe iza base wabo na basekuru, bajye kwa ba nyina na base bagenzura izabo, ariko bareke ingo z'abandi. Hari umuntu wiha pena akagenda ku muntu wo mu rugo, muri famiye ahantu, akigira umurinzi, akigira umucunzi, akamenya iby'urugo, mwariye mute, mwatashye ryari, mwabyutse ryari, muraha, mwaraye, mwagize gute. Abo bantu ntabwo ari beza, ngewe mbabwiza ukuri, ntabwo ari beza muri experience y'urugo. Umuntu uzagucunga akamenya ngo wari urahize isaha, watashye isaha, wanyuze aha, wagiye utya, wambaye utya, wakoze utya, agatanga raporo ku mupatena wawe, agashaka kumenya ngo byagenze gutya na gutya. Uwo muntu ntabwo ari sawa, ntabwo ari inshuti yawe, ahubwo ashaka kugusenyera. Kandi iyo mutabaye maso mwebwe abagize umuryango, birabasenyera, kubera yuko utangira kumva umutima uhagaze kuri mugenzi wawe, utangira kumva umutima utari hamwe, ukavuga kumbe umugore wanjye, umugabo wanjye bimeze bitya na bitya. Kandi mu by'ukuri wa wundi akagaruka nawe akajya akakora ibindi, uwabwiye ntaba ari we, akongera akajya no kundi akamubwira ibindi. Izo nshuti ziteye gutyo ntabwo ari nziza, nazo iziyumva zikora ibyo bintu. Niba uzi kuri inshuti ya famiye runaka, kora ibikujyanamo, bana nabo mu bikureba. Reka mvuge ngo bana nabo mu bikureba, kuko kwigira umuntu w'umuhatari ku miryango y'abandi, mugashaka gusenya. Ngiye maze iminsi mbona ingo zisenyuka, ingo zizamo amakimbirane, kandi biturutse ku bantu bitwa ko ari inshuti zabo, bagenda babateranya mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bityo bigashyira ku rugo rw'abandi rwasenyutse kandi rwe rubayeho amahoro. Rero ibyiza, watuza, mwebwe abagize umuryango mugatuza, ntiwihutire kurakara, ntiwihutire kuvuga, kuko sitati y'urugo rwanyu itandukanye n'iy'ababandi. Izo nshuti zanyu zikubwira, nubwo ari inshuti zanyu, ntabwo urugo rwawe rwubatse nk'urwazo, ntabwo urugo rwawe rwubatse nk'uko izabo zubatse, kuko mufite uko mwabanye, hari sitati y'ubuzima bwanyu, hari umurongo ngenderwaho w'urugo rwanyu, hari umurongo mwihaye, mufite uko mukora akazi kanyu, mufite uko mwinjiza mu rugo rwanyu, mufite uko mubayeho, mwumvikanye, muziranyeho, mufite communication yanyu mugira, n'umwe akamenya ngo runaka araha, mufite uko mwabivuganye. Why not ngewe nshobora kugenda umugabo wanjye atazabona, cyangwa se wowe ushobora kugenda ntazabone. Hari ukuntu urugo rusetinga imirongo ngenderwaho yarwo. Rero mwebwe iyo mutangiye gutana imirongo ngenderwaho yanyu, hakinjiramo abandi bantu, hakinjiramo ibindi bintu runaka, birasenyuka. Kubera ko ntabwo hanze ahangaha abantu bose ntabwo banezerejwe n'uko ingo, hari abatanezezwa n'uko ingo z'abandi zirimo amahoro. Yabona urwe rwanze akavuga ati n'urwo kwa runaka rusenyuke, cyangwa se ukuntu urugo rubayeho akumva ko nawe yavuga ati oya na runaka buriya mubonye nawe yikoreye amaboko gutya, nakumva ari sawa. Bantu mwumva ko mwaba muri sawa ari uko abandi basenye, ntabwo bizabahira, ntabwo ari byiza. Rero ndivugira ku muryango. Iyo umuryango ujemo igitotsi, abana baba victime. Iyo umuryango ujemo igitotsi, abana barahungabana, abana batangira kubona
papa na mama baryana, batangira kubona papa na mama niba baramenyereye kubona mwicaranye musangira, ejo bakabona papa arisangiza mama arisangiza, niba baramenyereye kubona weekend hari ahantu ushobora kujya mukenjoyinga, mugaseka, mukaganira, mugasangira n'abana, bakabona ibyo bintu bivuyeho, bakabona bwa busabane mwagiranaga, bakabona murasubizanye nabi, mukabona mutangiye gutukana, umwe aratesha undi agaciro, wowe uri ikigoryi, wowe ntacyo ushoboye, ibi n'ibi, bakabona hari uburenganzira umwe ajya abuza undi. Ibyo byose abana bagenda babitora, kuko niba Bibiliya yaratubwiye ngo toza umwana inzira agomba kunyura akiri muto azakura akirimo, icyo gihe ntabwo inzira uwo mutoza ariyo ya nyayo, azaba wa mwana uzakura avuga ati papa na mama babanaga gutya, usange no mu rugo rwe biramwafectinze, agize urugo rutari rwiza kandi kubera ababyeyi. Rero ababyeyi, inshuti, bavandimwe banjye, bantu mudukurikira, bantu tubana kenshi mu kiganiro cy'umuryango, njyewe mba nsaba Imana, nisabira ku rwanjye ruhande, nsabira n'inshuti zanjye kugira ngo Imana ijye idutiza imbaraga, iduhe n'ubushobozi bwo kugira ngo turwane kigabo, ingo zacu zirusheho guhagarara, urugo ruzimiye ufite amahoro n'umutekano mu rugo, itorero dusengeramo rigira abakristo bazima, igihugu muri rusange kikagira abaturage bazima. Ariko urugo rurimo imyiryane, rurimo intambara, rurimo ibitotsi, ni hahandi usanga iyo amakimbirane yaje mu rugo, usanga abantu bafite ibintu ariko bigashira mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko umwe abajyana ukwe n'undi ajyana ukwe, icyo gihe ntabwo baba bagikorera hamwe nk'umuryango. Niyo hahandi uzasanga umugore atunze imodoka cyangwa umugabo, umwe akajya agenda ateze moto kandi undi yagenda imodoka iri mu busa. Niyo hahandi uzasanga mushobora kuba mufite moto, umwe akagenda n'amaguru, undi akagenda na moto, cyangwa se mwaba mutanabifite, umwe akagenda mbere, undi akagenda nyuma, ukagenda nk'abantu batanaziranye, mukajya muhura mutyo gusa, muhurira kandi ugasanga muraririmba, nawe ugasanga murasenga, nawe ugasanga mukora hamwe, ariko ugasanga ntabwo bikimeze neza nka cyagiye mwabanaga mufite amahoro. Niba hari ibintu nabonye biryoha, ni ukubana n'umugabo mukunda nawe agukunda, iyo mwicaye muganira museka biraryoha, iyo musangira biraryoha, iyo muri kumwe n'abana biba ari ibintu biryoshye. Nta kintu nabonye cyiza nko kubana n'umuntu ugukunda kandi nawe umukunda, ku buryo ikintu cyose cy'inzitizi mubasha kukiganira, mubasha kugifatanya, umutwaro wawe ukaba uwe, nawe ukaba uwawe. Ibyo bintu birafasha. Uzi kugira umuntu uguhangayikira, uzi umuntu uguhangayikira akakubaza sheri wari wagiye wambaye ute, ese uri hehe, ese bikumereye bite, uyu munsi wiriwe ute. Ibyo bintu biraryoha, ibyo nibyo byishimo twashatse dushaka, nibyo twashatse dushaka, kuko iwacu twararyamaga, namwe iwanyu mwararyamaga, mwararyaga, wasanga mwaranaryaga neza kuruta ibyo murya muri mu ngo zanyu, mwarambaraga, amamodoka hari abari bayafite bageze mu ngo batakiyafite, mwararaga mu mazu y'iwanyu mudakodesha, ushobora kuba ufite umugabo uyu munsi mukodesha, ariko hari ikindi kintu utagiraga aho ngaho waje ushaka. Rero reka mubwire ngo ni njyewe nawe dufite uruhare rwo kugira ngo tubungabunge imibereho y'umuryango wacu, tubungabunge ubusugire bw'imiryango yacu, tutitaye kubiri inyuma. Biba abantu nabivuze, abantu bashobora kwivanga mu mubano wanyu bakawutokoza, ariko iyo mwamaze kumenya aho ibitokorwa byaguye, mufata akayunguruzo mukayungurura, mugajugunya ibitokorwa, mugasigarana amata yanyu mazima. Reka mbivuge gutyo, kubera ko ibishaka gutokoza umuryango ni byinshi, kandi Satani ntabwo ajya yishimira ibyishimo by'umuryango. Murabizi neza ko n'uwo kwa Adamu na Eva yawototeye, araza arawusenya, navuga ngo awuzanamo igitotsi, arangije nuko Imana ari inyambabazi, ariko yawukuye mu ngobyi wari ugenewe. Uyu munsi turi mu ngaruka za basogokuruza na ba nyogokuru. Reka mbivuge gutyo, buriya Satani yarabinjiriye, akinjira uriya muryango ashuka umugore, yarawinjiriye duteza imiraba n'imiyaga. Niyo mpamvu ingo z'uno munsi dufitemo ibibazo, iyo tuticaye ngo dutokore ibyo bitokorwa bitugiraho ingaruka. Bishobora kuba abantu nk'uko nabivugaga, ariko kandi hari n'ibintu byo hanze bishobora kuba inzitizi, bigazana ubutotsi mu miryango. Igihe ngewe mama Queen nsohotse nagera hanze, hakaba ibintu runaka mbona ntabona mu rugo rwanjye, nkashaka kubyifuza no kubishaka kandi nta bushobozi uwanjye afite bwo kubima, icyo gihe bishobora kuba igitotsi mu muryango, bigatuma bya bintu byo hanze bibaye cyana cy'ingunzu gishatse konona indabo z'umuryango wanjye, z'ibyishimo by'umuryango wanjye. Nigeze nsoma ijambo mu ndirimbo za Salomo rivuga ngo mudufatire ibyana by'ingunzu ngo byonone indabo z'inzabibu, ngo kuko igihe cyo kurabya kw'inzabibu kurageze. Hari igihe rero mu muryango ibyishimo reka tubigeranye nk'indabyo z'umuryango, reka tubigeranye nk'izo nzabibu zirabije. Hari igihe rero ibyana by'ingunzu byidumbukiza. Ibyo byana by'ingunzu bishobora kuba ayo mafaranga yo hanze mudafite, bishobora kuba ubwo butunzi murimo muririra kubona mutaragira. Ibyo byana by'ingunzu bishobora kuba abo bantu bo hanze navugaga. Ibintu byose reka mbyite ibyana by'ingunzu byo hanze bishaka kuza kona indabo z'ibyishimo by'umuryango. Izo zose rero muzidufatire. Reka mvuge gutyo, ngiye mama Queen mfite intambara
zo kurwana, umugabo wanjye afite intambara zo kurwana, wowe unguriki ufite intambara yo kurwana kandi ugakoresha ingabo nini kugira ngo wibimire ibi byana by'ingunzu biri hanze bishaka kwiba no gusoroma no gutakaza ubusugire no gukuraho guhungura ibirabyo by'imizabibu yacu aribyo byishimo by'imiryango yacu. Nibyo twaje dushaka. Mugabo yampoye inkwano ze agira ngo muhereze ibyishimo, kandi nanjye nasize iwacu kugira ngo muhereze ibyishimo. Nawe nuko byakugendekeye, nitaye ku buryo mwabanyemo bwose ujya kumuhitamo ngo uze wemere mubane, hari icyo wari umutezeho, ntabwo ari ukubyara gusa, burya mubyara kuko mwishimye. Reka mbabwize ukuri, nubwo ntabwo nirengagije ko arabavuka mu buryo butishimye, mu buryo butunguranye, ariko ubundi si Imana yagene. Ubundi ngomba kubyara ngiye Mama Queen mu byishimo, ngomba kubyara umwana nishimiye nzarera, kandi nkamubyara mu gihe iyo ndagomba kwitwara mu gihe nishimye. Reka mbivuge gutyo. Biriya byishimo rero nibyo twaje dushaka, tubibakeneyeho abagabo bacu, namwe mu bidukeneyeho twebwe abagore banyu. Twebwe ubwacu nitwe dufite uruhare rwo kugira ngo tubungabunge izi ndabo z'umuryango wacu, ibi byishimo bihoreho hatagize ikibirogoya, kandi igihe habaye akantu tumenye kwicara ducayure, dushyire ku ruhande, tuganire ibintu bitagenda neza, dufate imyanzuro yacu. Nicyo kiganiro nari bafitiye rero uyu munsi, kivuga ngo ni ibiki cyangwa se niki gituma ibyishimo by'umuryango byangirika cyangwa bikazamo agatotsi. Suzuma umuryango wawe urebe, numara kureba aho ibitotsi byavuye cyangwa se ibijyaje ingunzu aho zagiye zinjirira, ushyireho uruzitiro, kandi nurangiza ufate ingamba uvuga uti ngewe narangaye hehe cyangwa se nateshutse, wongere usubire ku rufatiro, kubera ko umuryango n'uwanjye nawe, umuryango n'uw'igihugu, umuryango n'uw'itorero, kandi umuryango n'uw'Imana. Niba tuvuga ngo urugo ni ijuru ritoya, niba udafite ijuru ritoya n'ijuru rinini ntabwo rihari. Niba urugo rwawe utarimo guteguramo ijuru ritoya, umenye ngo urimo gutegura gehinomu. Kandi niba udafite ijuru ritoya hano ku isi, wizere ko n'ijuru ry'Imana utaribona, kuko mu ijuru hazajyamo abejejwe kandi hazajyamo abantu babayeho neza. Niba rero utari mu bantu bubaka neza urugo rwabo, n'ijuru rigari ntarihari. Ariko ndafite icyizere, haracyari amahirwe y'uko dufite kwigenzura tukareba abagifite amahirwe yo kuba bitarangirika. Mukomeze mujye imbere, kandi Imana igumye bashyigikire, ibahe imbaraga, murushaho kurwana, kandi ni ukuri mushyigikirane muri byose. Namwe ababona harajemo ibintu, mugerageze mutokore kandi murinde, kubera yuko ibyana by'ingunzu ni byinshi, kandi birashaka kototera impande zose kugira ngo urugo rwawe ruhirime. Rero reka nsoze mbashimira. Amahoro y'Imana nabe kuri mwebwe, imbaraga z'Imana zigume muri mwe, turushaho kubaka umuryango muzima, kandi tuguze imbaraga z'umutima, twinginga Imana ngo duhe n'imbaraga z'ikindi gihe zo kugira ngo tubashe kurushaho kubaka kandi umuryango ushimwa n'Imana n'abantu. Ni Mama Queen kuri Evangelize Le Monde mu kiganiro umuryango n'isi ya none. Kora subscribe niba utarayikora, twohereze comment, kandi ibitekerezo byanyu n'ukuri turabishima, ariko kandi turacyakeneye n'ibindi. Hari ibyo mwumva twakosora, hari ibyo twakongeramo, cyangwa se hari inkuru ushaka kuduha, hari ikiganiro ushaka kuduha. Ibyo byose tuba tubikeneye kugira ngo turebe ko ibyo dukora bibanyura. Mwami Imana bishimire rero, nakagaruka ngaho amahoro y'Imana naganze mu mitima yanyu, kandi mwabuke mugwire mwande, umwami Imana aganze mu ngo zanyu. Nicyo mbifuriza, murakoze cyane. Evangelize Le Monde Pro, serivisi dutanga, dufata kandi tugatunganya amafoto n'amashusho y'ubukwe bwawe neza, ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Urifuza gukoresha YouTube, tugufasha kwagura YouTube channel yawe vuba. Ukeneye channel yo kugura, nabyo turabigufasha. Ufite channel ariko wabuze uko ushyiraho ibiganiro, tugufatira amashusho tukakweditingira, ndetse tukanabigushyira kuri YouTube channel yawe mu gihe gito, nawe ubutangiye kuryoherwa n'ifaranga rya YouTube. Kubifuza ko ibirori byabo birebwa mwako kanya ku isi yose, dukora live streaming. Ukeneye kwiga gucuranga piano cyangwa gitari, aho waba uherereye hose ku isi tubigufashamo utiriwe uva aho uri. Dukorera mu Rwanda no mu Bufaransa. Waduhamagara kuri izo nimero ubona kuri screen yawe. Evangelize Le Monde.